Burashari TV mu karere ka Rusizi hafi n'umurenge wa Nzahaha, aho naho twahageze murankurikiye 5x5, murankurikiye 100%, komenti zanyu nzibonera ku gihe. Reba imodoka ntuze kuba wacikwa, ntuze kuba uwamvangavanga. Dutangiranye na Camry nziza, Toyota Camry 2010. Iyi modoka ntize kuba yagucika n'ufite gahunda yo kuzagura amavatiri, iyi vatiri kandi igezweho cyane. Iyi modoka ntize kuba yagucika, ndashaka kuyikwereka ku buryo uza gutandukana nanjye unyuzwe n'imodoka nagiye nguha. Nagiye nguhereza imodoka z'amavatiri nyinshi nka Lexus zagiye zibica bigacika, izo bita Yaris Sedan nazo zagiye zihogoza benshi, ndetse n'izindi modoka uri buze kubona n'ibiciro byazo. Reba imodoka ntuze kuba wancikwa, reba imodoka ntuze kuba uwamvangavanga. Niba uri umuburashari ahantu uherereye hose, hejuru hejuru hejuru, reba hejuru, ndashaka guhereza imodoka amaso yawe atigeze abona, ureke bya bindi byo gukina. Ikintu utahindura ntukagiteho umwanya, aho niho ubushobozi bwawe burangiriye. Burashari TV igitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Ndatekereza ko umeze neza kandi uri amahoro. Nuko tuje kandi nuko tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajejetafaranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Burashari TV. Ariko niwe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Reba mboneraho gusuhuza ababurashari banjye bose ahantu muherereye hose. Mbere yo kugira ngo batwike imodoka n'ibiciro byazo, ndashaka kubanza nkabasuhuza kuko muraba agaciro. Ababurashari mwese ahantu muherereye hose, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, abadiyasipora, abari mu mujyi wa Kigali, mwe tubana buri munsi, mpora mbasabira umugisha n'amahirwe ngo bibane namwe kuko muri inshuti magara. Ndagushimiye, ndatekereza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye wowe ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka zajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari, nigena Emmanuel. Uwo ni wenge we bakwita ukurikiye Burashari TV. Aka kanya ukaba ugiye kubona imodoka igihumbi ku isoko zigurishwa. Aka kanya ukaba ugiye kubona iyi modoka iri ku biciro bigacika ku giciro cy'ihasi, Toyota Camry 2010. Iyi modoka ntize kuba yagucika, kandi niba uri umuburashari ntize kuba yagucika. Bakwirukanye ku kazi, baramaze. Ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Reba imodoka, nakubwiye ngo iyi bayita Toyota Camry 2010. Iyi modoka ni nziza cyane. Iyi modoka irashaka kugurishwa ku buryo bwihuse cyane. Nyirayo arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane, arashaka icyitwa inote koko. Ngo ukene ufite itungo rikakugoboka. Ngo Burashari TV ngo urakabye nkabya gute se? Umunsi umwe kuba uhagije nkaguhereza imodoka izahora mu ntekerezo zawe, uraza kumbwira gute ngo ndakabya? Ukene ufite itungo rikakugoboka. Iyi modoka irashaka amafaranga miliyoni 11. Ni ukuvuga ngo miliyoni 11 z'amanyarwanda urabasha kuba wayirukana, no gukatura turakatura, no gukopa turakopa. Ariko ubundi Burashari itaraza, Burashari TV itaraza, ubundi mwaguriraga hehe? Ahangaha ni ahantu ushobora kugura imodoka ukagenda wumva utuje utekanye, umutima wawe umeze neza, kuko ahangaha dutangira imodoka ku kiranguzo. Urabyemera se? Ubundi sinzi ikizana bikwemeza, kereka uramutse buriya uhuye n'umuntu waguriye imodoka kuri Burashari TV, waza kwemera ndetse ntumvune kandi ntumvangavanga.
nakubwira ngo urayegukana ku mafaranga miliyoni 11, ifite amapine mashyashya, ifite ikizu gishyashya, ntiyaguye ntiyahira, imaze igihe kingana n'amezi 2 isohotse. Yirebe neza uyitegeze. Dufite imodoka nyinshi zitandukanye, rero niyo mpamvu nkubwira ngo aha niho hantu uzagura imodoka, hanyuma ukagenda wumva utuze utekanye. Nkwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato cyane ubasha kwegukana imodoka izakugira akamaro. miliyoni 1 y'amanyarwanda, ndabyumva ufite ubwoba bwinshi cyane, kwitinya, gutekereza ku muvuduko wa hafi naho uri gutekereza ku muvuduko wa 0 gusa. Ufite kwitinya ngo urabona ngo icyakubwira ngo ariko ngo ubundi Burashari TV ngo mbwira ngo imodoka ya miliyoni 2 ngo imeze gute, ngo iya miliyoni 3 se ngo imeze gute, none nakubwira ngo iya miliyoni 1 n'igice, none ugaseka ugatembagara ukikoza hirya. Turabona ntabwo iyo modoka ibigenda cyane kandi ikagendera ku muvuduko munini cyane. Nkubwira ngo guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato, urasezera kugenda unyagirwa n'imvura ya hato na hato, izuba ryakasamutwe. Ariko noneho tugeze mu gihe cy'imvura, ndaguha icyo bita umutaka ngo uhereze imodoka nziza ifite controle na silence igihe kingana n'umwaka wose ku mafaranga miliyoni 2. Iyo ngo ni iyihe? Iyo bayita Gikumi, nziza cyane, Gikumi Manuel, ifite vura mu Rwanda. Kuko uri mu Burashari nta kintu uzamburana, ndahari kubera mwebwe. Niyo mpamvu mbwira ngo Burashari TV si iyanjye, ni iyanyu. Nuza kuri imodoka kuri Burashari TV rwose uzaze wumva wisanzuye rwose, utinyuke uze nk'umwana ujya iwawe. Buriya umwana ujya iwawe agenda yisanzuye, ndetse akaba yasanze n'ibyo asanze. Duhamagare kuri 0788 497 ni izo nimero ubona kuri screen ya Burashari TV. Izo nimero nizo zishobora kuzaba zagutabara, hanyuma nugira amahirwe yo guhamagara izo nimero ubundi ukagera kuri Burashari TV, uzasezera kugenda n'amaguru. Ariko kuki mutinya kereka uramutse uhuye n'uwatenyutse. Nagiye ntanga imodoka nyinshi cyane, ariko icyo mbikundira cyangwa icyo mbashimira ni ukuntu mvuga ngo Burashari TV turakwemera hejuru. Bati Burashari TV ni ukuri uri inshuti magari. Imodoka wampaye yambereye nziza cyane, imodoka wampaye narayigurishije, ndashaka kugaruka. Tekereza kuguhereza imodoka wagenda ukamara igihe kingana n'ukwezi ukayigurisha uyunguka, kandi ukatekereza nk'iyo warayiguze nka miliyoni 5 ugahita uyigurisha miliyoni 6 ukagaruka ku kiranguzo, ukagaruka tukakuranguza imodoka. Dufite izitarambura plaque, dufite izambaye plaque, amahitamo nayawe. Icyo nshatse kuvuga ni uko utazigera wicuza cyangwa ubabare. Ndagushimiye wowe twabanye kuri Burashari TV, turi guteka imodoka ku isoko, imodoka zitandukanye, imodoka z'abahimaze, imodoka z'abajejetafaranga. Wowe wankurikiye uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajya uzibona nk'ibisanzwe. Kuri mikoro ni Burashari, nigena Emmanuel, uboni wenge. Tuzasura ubutaha turi guteka izindi modoka ku isoko. See you, bye bye. Murangusabira umugisha n'amahirwe ngo bibane nawe.